baje gusanga ahantu babikorera mu rutoki ntago baba bayatetse nayo yari agenda muri ruhurura basukamo arimo imitubu n'ibikeri bagasukamo amazi y'imvura bashyize ahantu hatizeye bagasukamo. Bashyiramo urusenda ruseye bavangamo itabi rya kinyarwanda riseye ubu mbega banyoyeho mwese mwararigoto. Twongeye kubasuhuza abakurikiye umuyoboro wacu mwiza .all.tv show, tunabashimira ubwitange mugira mu gukora subscribe, mutanga like, share and comment. Nkuko bisanzwe renge mubona hano kuri kamera ni Duse, ntabwo mpinduka ndi wa wundi. Amakuru n'ibiganiro byo kuri .all.tv show nakagaruka. Ubu ngubu rero ndi hano kuri kamera ndi jyenyine, nta muhosta mfite bitewe n'impamvu. Kinzanye kuri kamera muri iki gitondo no kugira ngo mbagezeho ya makuru ashyushye agezweho tuba twakuye impande n'impande tuyabagerezaho ku gihe, kugira ngo muhore munogerwa n'ibiganiro bya .all.tv show. Muri iki gitondo rero amakuru agezweho nayo inganda zirimo zifunga ubutitsa. Leta yazihagurukiye mu iyi minsi zirimo zifunga ubutitsa, ibintu birakomeye. Hakoze ubugenzuzi basanga ibintu bakora ibinyobwa baduha bitujuje ubuziranenge, bahitamo kujya bagenda bazifunga. Bahereye mu mujyi wa Kigali, ubu ngubu bageze mu ntara. Bahereye mu mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali bafunze bahereye kuri za nganda zikora Salama, B1 Gin, izo zose zimanza zafungwa. Ubwo ngubwo nyuma yaho baje gufunga uruganda rukora rwitwa Agahebuzo ruherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nsinda. Ubwo nako rwarafunzwe. Ubu noneho bongeye gufunga urundi ruganda rwitwa Agakeye ruherereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rwimbogo mu kagari ka Kiburara. Aho ngaho niho ubwo ruganda ruri rwafunzwe. Tukomeje kuri izi nganda rero zirimo zigenda zifunga ubutitsa, zose bari gusanga zidafite ubuziranenge, kandi ikindi ikintu zihuriyeho nuko barimo kujya basaba ibyangombwa byo gukora, bakababaza ibyo bazakoresha n'uburyo bazabikora kugira ngo bumve ko bitazangiza abaturarwanda. Noneho barangiza bagerayo ibyo basabye gukora ntaba ari byo bakora, bagashyiramo ibintu bitujuje ubuziranenge. Noneho muri ibyo bintu baba bakoresha ni ibintu biba bitandukanye n'amaproduit atandukanye. Urabona nk'uru ruganda rw'Agahebuzo Drink Processing, uruganda Drink Processing bararuhagaritse. Ntago baruhagarikiye umwanda, ahubwo baruhagarikiye kuba rutujuje ubuziranenge. Ubwo kuba rutujuje ubuziranenge rero bo bagenzuye produit bakoresha. Ubundi bo bajya uru ruganda rw'Agahebuzo Drink Processing, ubundi bajya kwaka icyangombwa bari bavuze ko bagiye gukora ikinyobwa gikorwa mu bitoki bagashyiramo n'inanasi. Nyuma yaho rero nibwo baje kubona bamaze kubona icyangombwa cyuko bagomba kujya babikoresha. Bahise bashaka urusenda kugira ngo bashyiremo. Ubwo bari barabipanze ko bazabigenza. Bashaka imiti imisemburo ikora imiti, bakayishyiramo, bagashyiramo ikikamba cy'itabi bagakamuriramo, barangiza bagahereza abantu ngo banywe. Ubwo rero buriya leta n'umubyeyi ndayishimira cyane. Ibyo bintu yararebye irabihagurukira, aravuga ati ibi bintu ntabwo bibaho. Ariko buriya haba hari impamvu bahagurutse, haba hari amakuru baba bafite abemeza yuko bagomba guhaguruka aho ngaho
bakajya kureba ibyo bintu bikorwa n'aho bikorerwa. Noneho ubwo ngubwo umunsi wo gusurwa abo ngabo kuri urwo ruganda rw'agahebuzo ruherereye Rwamagana nibwo ndi kumanza gukomozaho kugira ngo tuze no kujya ku rundi rwitwa Agakeye. Urwo ruganda rw'i Rwamagana ho ibyo bintu byabo barabifataga bakabishyira bo babibikaga mu ruganda, noneho bakabibikamo umunsi wo gusurwa bakaba bafite aho ngaho nanone ahantu hafi ibyo ngibyo bakabitsimba. Noneho aho hafi ibyo ngibyo bavuga by'imitobe bakoresha bavanzemo ibitoki ndetse n'umutobe w'inanasi, ibyo ngibyo bajyaga babikora igihe basuwe akaba ari byo bagaragaza, ibindi ntibabikorere hafi aho bakabitsimba. Noneho bamara kugenda bagahita bongera bagakoresha bya bindi byabo byica abantu, bimwe birimo gutera n'indwara zitandukanye. Erega buriya leta n'umubyeyi, buriya bajya gukora ubushakashatsi bugaragaza uburyo izo nganda zigenda zikora koko niba ibyangombwa basabiye gukoresha ari byo bakoresha. Buriya hari impamvu babiteye. Urabona harimo no kuzana indwara zitandukanye, ugasanga umuntu ari aho ngaho yabyimbye, ugasanga umuntu ari aho ngaho ahorana umutwe udakira. Akenshi biba biterwa n'ibyo produit byose baba bavanze bagahereza abantu ngo banywe. Ibyo rero barabigenzuye basanga ari byo kwica abantu. Baravuga bati tugomba kugenzura byimbitse, tugafata amakuru yimbitse agaragaza ko ibi binyobwa byabo bifite ubuziranenge. Ubwo rero dukomeje ku ruganda bafunzeho ejo hashize, ni uruganda rwitwa Agakeye B-Home Limited. Agakeye B-Home Limited ni uruganda none rwafunzwe nyuma y'uko hafunzwe urw'agahebuzo rukorera mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nsinda. Nyuma yaho baje gufunga urwitwa Agakeye B-Home Limited. Agakeye B-Home Limited ni uruganda ruherereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rwimbogo mu kagari ka Kiburara. Aho ngaho rero niho ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwageze. Urwo ruganda nibwo rwasuwe, ariko bo bakoze agashya cyane. Bubatse uruganda barangije bo bashaka n'urundi ku ruhande, ku buryo umunsi wo gusurwa bo babajyanaga mu ruganda nyirizina aho bubatse inyubako z'uruganda. Urabizi ko iyo ujya kwaka ibyangombwa by'uko ugomba gukora uruganda, mbere na mbere bagomba kubaza niba ufite inyubako zihagije kandi zifite isuku. Ibyo ngibyo rero uruganda rw'Agakeye rwarabyubahirije, barabagenzura baza kubasura bavuga bati ubwo mufite aho kuba mwakorera ibikorwa byanyu nimukore. Bababwira nabo ibyo bazakoresha, produit bazakoresha, baravuga ati ibyo ngibyo nta kibazo. Bo noneho izo produit zikorerwa mu ruganda hagati, bo bakoze agashya. Produit zabo zikorerwa mu ruganda hagati, izo produit bemerewe na leta zikorerwa mu ruganda hagati. Noneho ibyo bindi bajya kuvangamo ho bakoze urundi ruganda rwo ahantu kure ngo barukorera ahantu hameze nko mu rutoki. Aho ngaho niho uruganda rw'ibyo ngibyo binyobwa byica abantu niho babikorera mu rutoki. Baragiye bajya ahantu kure, barangije bafite uburyo babigenze, nimba hatwikiriye hadatwikiriye ntiturabimenya, ariko nyine bo bari bafite inganda ebyiri. Noneho umunsi wo gusurwa bakajya babazana mu ruganda hagati, hahandi bateguye hafite isuku hemewe na leta, akaba ariho bajyana abayobozi bashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyobwa. Ubwo rero nyuma y'uko barabasuye, ubundi bajyaga baza kubasura, bahagera bagasanga ubundi bavuga ko ibyo bakoresha amazi bashyiramo akavuga ati ni amazi abatetse afite isuku. Noneho baza kubasura ko babereka ukuntu babikora, babereka mivero iri kunuza kuri rondereza nziza rwose nziza cyane y'amakaro, kuvuga ati rwose ibi ngibi ni tayari, ni byiza cyane, bakabona ibinyobwa byabo bifite isuku. Ariko baje gutungurwa nuko baje kubatungura basanga ahantu bakorera inzoga ni ahantu hafite umwanda, hateye n'isoni. Buriya iyo ufata inzoga yengerwa mu gasozi, yengerwa mu ishyamba, warangiza ukayizana mu ruganda, akenshi aba arimo no kwica abantu. Noneho umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard wundi niwe watangaje aya makuru y'uko we nyirizina yahigereye mbere y'uko bisakara. We niwe wahigereye, aravuga ati ngewe ibi ngibi ngomba kujya kubyigenzurira ntawe ntumye. Ubwo Gasana Richard rero niwe wagiye kugenzura ibyo binyobwa. Nyuma y'uko babonye bitujuje ubuziranenge rero bahisemo kubimena rero barabimenye.
umuyobozi yarafashwe nawe ashyikiriza inzego zibishinzwe, ariko umuyobozi ukora agahebuzo drink processing we ntabwo yabashije kuboneka, ahubwo we habonetse abakozi be nibo bahasanze abakozi be nibo batwaye, ariko sayizi ngizi turamenya nimba umuyobozi w'urwo ruganda rw'Rwamagana rw'agahebuzo niba yaba yarafashwe, ariko uyu nguyu we wo mu karere ka Gatsibo umuyobozi w'urwo ruganda we yafashwe, yuko we ntabwo yarazi ikigamijwe, we yumvaga nyine izo nzoga ze nziza ziri mu ruganda ahantu hameze neza, yumvaga yuko arizo agomba kwereka ubuyobozi ibintu bigakemuka. We rero ahagarara mu cyizere cye atazi yuko amakuru bayafite neza, yuko bagomba kugira ute, bagomba kumugenzura byimbitse. Ubwo rero nibwo yatawe muri yombi, nyine afitwe n'inzego zibishinzwe, bagiye kubikurikirana barebe ese ibi bintu bimeze bite. Ubwo ngubwo tuzabimenyeshwa nyuma y'igihe, nibwo tuzamenya ese byaje kurangira bite, ariko nyine mu gihe bari gukora ubugenzuzi babaye bamufite. Ubwo rero noneho agashya kakozwe kuri urwo ruganda rwitwa Gakeye Bee Home Limited, nuko ibikoresho bakoreshaga ho byari bitandukanye n'iby'agahebuzo drink processing. Uru ruganda rwa Gatsibo rero rwa Bee Home Limited, ubundi bwo ibikoresho bakoreshaga za pakimaya, bagakoresha itabi ry'igikamba, bagakamurira mu nzoga bagahereza abantu ngo nimwakire munywe. Pakimaya murayizi yageze mwirindaza uburyo ribyimba rikabyimba, noneho bagakoresha n'urusenda, noneho bagakoresha na alcohol. Alcohol iyo ngiyo rero, alcohol niyo yarishinzwe kujya igenzura bya tabi bya pakimaya rwa rusenda. Noneho urabizi urusenda ntabwo rwayonga burundu kubera za mbuto baba baseye ntibanoze, urusenda ntabwo rujya ruyonga burundu ngo rushire. Ubwo rero kugira ngo ibyo binyobwa byabo bize kuyunguruka cyangwa kwiyungurura, bashyiragamo alcohol. Noneho iyo alcohol yarabicanuraga, noneho ibyo by'ibikatsi bigasigara hasi muntu za muri iyo nzoga bakoraga, noneho ibyo hejuru bakadaha bagahereza abantu ngo nibakire banywe. Rwose aba bantu rwose bakwiye gukanirwa urubakwiriye, yuko ibintu ntago ari byo ibintu byo kwica imbaga nyamwinshi. Bivuga ngo ku munsi nimba iyo nzoga bwira inyowe n'abantu 500 cyangwa se 1000, bivuga ngo abantu 500 aho yagemuye mu turere twose. Noneho ikindi, izo nzoga nta nubwo ziba zigemurwa mu karere kamwe, akenshi zikunze kuba zigemurwa no mu tundi turere dutandukanye, ugasanga nyine bagiye bafata amasoko ahantu hatandukanye. Urabyumva nyine uko bagenda bafata amasoko ahantu hatandukanye, niko bagenda bakwirakwiza indwara ziva muri izo nzoga. Urikumva ko ari ibintu biba bitoroshye rwose. Leta n'umubyeyi ndakomeza kuyishimira nanone, rwose ntako baba batagize mu kutugenzura ibinyobwa rwose biza ku masoko. Kuraje rwose kandi turanabashimira cyane. Ubwo rero rwose aba bantu rwose batwikira umubiri. Reba nko gufata pakimaya, uzi ukuntu yigeze mu ifarini igenza irindazi, ngaho ibaze rero yageze nko mu mubiri w'umuntu ukuntu byagenda. Uri kumva ko ari ibintu bitoroshye. Pakimaya iyo igeze mu ntuza, ndimo gukomoza kuri bya bikoresho uru ruganda rw'Agakeye Bee Home Limited rukoresha rwo mu karere ka Gatsibo. Muri kubona pakimaya ni umusemburo bashyira mu ifarini bari gukora amandazi. Ngaho reba noneho washyize mu mubiri w'umuntu ubujyamera. Aha ngaha rero niho handi usanga umuntu unyoye kuri iyo nzoga. Akenshi abantu banywa inzoga, abenshi ni abisunga kunywa inzoga ntibarye. Ni handi usanga rero umuntu yaranyweye iyo nzoga, ugasanga yagiye abyibuha mu buryo butazwi. Hari abantu usanga n'inzoga zarabayobotse, nduza ari ukubayoboka, usibye ko baba batazi yuko barimo kwiyicira ubuzima. Ugasanga inzoga zarabayobotse kandi harimo wenda na bwaki, cyangwa se harimo n'izo ndwara nyine zituruka kuri iyo misemburo baba bakoze. Urabona nka pakimaya uburyo ibyimbisha irindazi, niyo yakugezemo nawe ubwawe ni kubyimba. Ugasanga umuntu aricarira icupa ry'iyo nzoga y'inkorano, akagicara neza akarinywa, akumva rwose aranezerewe, kararyoshye, akongera ati barumaniza kandi. Ubwo rero ni hahandi usanga yagiye abyibuha ubutise, batari ko uriya muntu ko ahora mu nzoga ko atagira ko adakunda no kurya, ko nta n'inyama arenzaho. Bigenda bite kugira ngo uyu muntu abyibuhe? Abantu bikabacanga rero. Ariko aha ngaha ni naho usanga n'umuntu
yaragiye abyuhiye igice kimwe ugasanga indiri imbere kubera zapakimaye kandi atazi ko ari kwikururira uburwayi, serire ziba zarabyimbye, ugasanga nyine ubuzima bwe yarabwangije. Ibi rero leta ikomeje kubihagurukira rwose, kuraje. Ibi ngibi rwose nibyo kwica abaturarwanda, yuko barajya batabigenzuye bajya basanga abantu baragiye bapfa ubutitsa, usanga nyine abantu mu mutwe barapfuye. Rega itabi, uzarebe umuntu unywa itabi, first itabi ryangiza ibihaha, ririca, ritera kanseri. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi, ariko ugasanga abantu bararinywa, barafata umwotsi babonye ukuntu wangiza ibihaha by'umuntu, noneho ngo reba, noneho warinyweye bikajya mu nda no mu mara no mu gifu hose bikagenda bikajyamo. Ibi rero rwose ni ukwangiza ubuzima bw'abantu. Ibintu bakomeza babikurikirane rwose, abayobozi b'izi nganda bajye babikurikirana byimbitse, babahane, babahereze urubakwiriye, yuko ntabwo nabo baba bari kwica imbaga nyamwinshi. Buriya iyo umuntu yica abantu 500 ku munsi, nabo ubwo usibye no kuba kuba abica ari ikibazo, nabo ubwo ari ikibazo, nabo ari ikibazo muri rubanda. Yuko iyo umuntu arebye akavuga ati ngiye uturere utu n'utu ngomba kugemuramo ibi binyobwa bikoze mu itabi no muri pakimaya, rwose ukavuga uti uturere twose tunkikije ngomba gufata y'amasoko, ukavuga uti iburasirazuba ngomba gufata amasoko mu turere dutandukanye, Rwamagana nkayifata, Kayonza nkayifata, Gatsibo nkayifata, Bugesera nkayifata. Ni ikibazo kitoroshye cyane. Bivuga ngo aba yanduje abantu imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye, bitewe n'uko bayafashe amasoko yibwira ko ari gushyira amafaranga mu mufuka kandi arimo gushyira abantu mu kaga. Ibi rero leta yabigarutseho rwose, yasanze ibi ngibi bakora atari byiza, kandi rwose n'ukuri bakomeze baturebere neza rwose ibintu bari kuduha ngo tunywe ko bifite ubuziranenge. Tukomeje kubashimira rero, nukuri dukomeza gushimira na leta iguma kutubera amaso, n'izindi nganda bagende bazigeraho. Ubundi twebwe ntabwo twamenya ngo inganda ziherereye hehe, ahubwo baba baratanze ibyangombwa nibo bazi n'ahantu ziherereye, bajye barabagenzura isaha ku yindi. Yuko uri kubona nk'aba bantu bakora inzoga bakoresha, urabizi bashyiramo amazi, kandi amazi bashyiramo ntiwamenya ngo bayakura hehe. Urabona nk'uru ruganda rw'Agakeye, uruganda rw'Agakeye Home Limited, uru ruganda rwagaragaza ko ibi amazi bakoresha, bagaragaza ko ari amazi abatetse neza, ariko baje gusanga ahantu babikorera mu rutoki ntabwo baba bayatetse, nayo yari agenda muri ruhurura basukamo, arimo imitubu n'ibikeri bagasukamo, amazi y'imvura bashyize ahantu hatizeye bagasukamo. Uri kubona ko ari ibintu bidakaze. Ari nabwo mpamya yuko n'uru ruganda rw'Agahebuzo Drink Processing ruherereye mu karere ka Rwamagana, ari naho mpamya yuko nabo ari byo bakoreshaga, yuko byanga binogwa umuntu ufate itabi agafata urusenda agashyira mu kinyobwa umuntu aranywa, ikinyobwa umuntu aranywa, agafata imiti imisemburo y'imiti ikora amatungo akayishyira mu kinyobwa kiri bunyobwe. Uyu muntu ntabwo yakibuka yuko amazi akoresha agomba kuba ari amazi ari safe, ameze neza cyane, ntabwo ibyo ngibyo yabizirikana. Ubwo rero niyo mpamvu duhamya ko n'ubundi n'uru ruganda rw'Agahebuzo Processing, duhamya yuko nago batigeze bakoresha amazi meza, byanga binoga nabo bakoreshaga amazi mabi, yuko umuntu ntabwo yafata itabi n'ukuntu ryica ngo arishyire mu mazi ngo yibuke ko yateka amazi ngo arishyire mu nzoga abantu baranywa. Ntabwo yakibuka yuko amazi agomba gutekwa akaba ari amazi afite isuku. Ibyo ngibyo ntabwo yabizirikana. Izi nganda rero ni ukuzihagurukira, turaza kugenda tubatarira amakuru mu mpande zitandukanye, mu turere dutandukanye, ndetse no mu mijyi nubwo ni naho bahereye, nabwo baracyajyayo yuko ntabwo ubugenzuzi buhagaze kuva ibi ngibi byaragaragaye. Ubugenzuzi ntabwo buhagaze, n'ubundi burakomeje, barakomeza bareba mu ntara no mu mijyi, ni ukuzenguruka igihugu cyose rwose. Izi nganda bakazimarayo, izuje ubuziranenge zigasigara zikora, abandi bo kwica abaturarwanda bakazihagarika. Twongeye kubashimira rero bakomeje kudukurikira. Amakuru yacu murabizi nakagaruka, tuzagenda tubagezaho amakuru y'izi nganda zitandukanye, ndetse n'andi makuru atandukanye y'ibindi bitandukanye, nuko uyu munsi twashatse gukomoza ku by'inganda.
amakuru atandukanye tuzajya tugenda tuyabagezaho. Ni kuri uyu muyoboro .org TV show, mugakurikira ibiganiro byacu, mugakora like, mugakora share, mugatera na comment. Ibyo ngibyo ni bidufasha cyane kugira ngo umuryango wacu .org TV show waguke. Turabashimira mukomeje kudukurikira. Amakuru yacu nakagaruka. Imana ibane namwe.